abavuzi bose nagiye mura nabo na numwe wagiye umuvura bose bane tukiraho gatoya ukiri hanze warampamagara ambwira ati ese hari umuganga uzi wizeye ngo nzaze tujyaneyo ndani ndakubwira nti njewe muganga nizeye ndamufite ariko kano kanya njewe nakohereza nimero akagufashiza naho uri cyangwa ni mumubyeyi wawe ari mu Rwanda akagufashiza urambwira uti wapi abaganga benshi barandiye nshaka yuko nza ukanjyana kuri uwo muganga yego komeza nta kibazo aho warugeze ubwo ngubwo nyine nyiza ubwo ngubwo ngasanga abantu bose banetse imitwe naje gusubirayo ndongera nshaka amafaranga ubwo nyine nyuma yaho yuko nza nibwo naje kuguhamagara nibwo wamuje n'uyu muganga ubona twinjiriye ibibanza bigurishwa ndetse n'amazu akodeshwa ndetse nagurishwa ariko no munsi tugiye kunzi kodeshwa tujye gutembera tubereke ibijye bitandukanye turi kuri KN 300 uvuye inyamirambo musi umuhanda ujya he kuri stade Mumena urenze ibikontineri ahanga niho durimo kwerekana amazu akodeshwa turi kunzi gurishwa ku mafaranga make cyane ariko by the way kuri kamera ukeneye kugura ino nzu ukeneye ibindi bisobanuro urahama iyo numero turi mu kagari ka Mumena mu mudugudu wa Mumena mu murenge wa Nyamirambo by the way mu karere ka Nyarugenge unamukora ngo yangurira inzu urayingurira koko cyangwa no kugira ngo urumva abari barahishwe ibibanza n'amazu akodeshwa nayo yagurishwa ako tume turagurisha yego ibi no modoka ibi no modoka umwana usaba batoni kwa garamere muri parking ariko nomero muhamagara mu kusiri twagiye ari KN 300 ariko hari nindi 344 yego muri metero 50 iburyo bwawe hari etage hari ku ruhande iyo nzu ni hari inzu nziza pe cyane ufite amafaranga ubu ufite amafaranga nyishiranje cyangwa abashoramari bazayitugurira nabo ni bashaka kudutera salama mota mota ni ku muhanda ni ku muhanda bazayigure cyangwa uzayingurira nabwo niba bishaka kuyikugurira bumva bazayikugurira ariko ngiye naye nayikwemereye mugure kuri makeya kandi mwiteze imbere muve mu bikode reka tuye kweka inzu igurishwa makeya n'amafaranga make cyane ni inzu iri ku muhanda yereye Kivugiza muri Nyamirambo ariko umudugudu ni hehe mu kagari ka Mumena aho twavuye hose mwabibonye sister nabibonye turabatembereza mu kagari ka Mumena mu mudugudu wa Mumena mu murenge wa Nyamirambo ahantu ni heza cyane n'umukobwa wambaye neza ni ikibanza ushobora gushyiramo etage zingana 3 ebyiri ndabona ari kinini ahubwo wahashyira n'izindi ngo ugize gute ni iyi ngiyi ari nziza cyane nanga urabona ni inzu iri ku muhanda umanitse ku muhanda mu bugigwara kwa garamere ni haruguru aho mwabonye aho twahereye keni gutya na gutya mwabibonye urumva tuyizenguruke nikugurire se yingurire kari nziza cyane abwo se wamponga iki aya mafaranga se n'umusitani ngubu kano bari bakarya nakari nuko ni mu buzima gisima nkari ariko ntago rakari ni ikibanza kinini cyane dushe tuwarete cameraman ni hanini ramana dere mu kagari ka Mumena mu murenge wa Nyamirambo mu mudugudu wa Mumena amazi n'umuriro ngo ko ndeba ari heza urafite genda yafite n'amazi ngaya ni hanini twabatambagije aho twahere mwabonye abafite amafaranga n'amafaranga make cyane ariko ntaguhenda aha haza mu gipangu hakazamo famiye y'abantu bajya 50 urumva n'abapangaye yego Imana bahamugisha gwino cameraman baberetse n'igikoni na dushe tuzenguruke dana amabuye ntago bazayagura tambagiza yaho dore imiturire iri hari ko mbona ari hanini cyane ni heza cyane ku mafaranga makeya ukeneye kugura ino nzu kuri kamera yo nomero twababwiye ngo turi he ku Mumena
mu kagari ka Mumena uva ku muhanda w'amabuye hepfo ya stade Mumena turacyabatembereza ibipangu ngibi cyeyiwanisha rasetsa ku muhanda uva kuri stade Mumena KN344 umanuka kwa Garamere weshyira mu cyumba ati aha hose ngaho sister twatwimake uno nzu n'amafaranga makeya cyane ajyahagije ni kuri promotion ushaka ibibanza ushaka inzu ngizi ushaka gutura heza no kubaka heza ni mu murenge wa Nyamirambo mu kagari ka Mumena mu mudugudu wa Mumena hepfo hano ni hehe ni muri mu cyumbati nani mu Katabaro amafaranga ni make cyane. Reka nizere ko mumeze neza cyane mwese aho muri hose mu bice bigiye bitandukanye abari mu majyepfo amajyaruguru basirazuba ndetse n'uburengera bwaryo namwe mwese aho muherereye hose mu mujyi wa Kigali ndetse namwe mwese muri hanze y'igihugu mu bice bigiye bitandukanye wo ubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda nizere ko wabasha gukora subscribe like share na comment kuri Kigali News 50 Raj Empire ku Murongo TV cyo muri 50 ndetse n'izindi zose tujyaduhuriraho nge of course izina ryanjye murarizi ryari ndi bita giti giteye pasonga cyatanditse kanza babiri ushambure byaboze bavuta yabademo cyangwa se gahanga kananiye abagugurnye nyamuneka wowe umuntu ushaka kunywa icyo kunywa kiryoshye cyane kimeze neza cyane wowe ushaka kurya inkoko ibenzi abantu benshi bakunda kwibatiza ngo nakavatiri ariko ni ibenzi nubwo turi mu gisibo cya mwenyera amazani kamerama Mwenyera amazani mwezera amazani okay bako nani umusiramu kera nkire muri Amerika ariko nageze mu Rwanda byaciye byanganyana. So uyu munsi wa none ndi kumwe n'abamama n'umumama umwe ndetse n'umukobwa we muramuzi mu minsi yashize ko byagenze nago byari ibintu byoroshye tujye kuganira bimwe mu bintu mutamenye muraza kubimenya wowe aho uherereye hose cyo tukwingingiye ukore subscribe kuri Kigali News 50 ndetse n'izindi channel zose tugenda duhuriramo musengere n'umugabo bita Isiak manager kwako akanya nicaye mu mwanya wiwe aho yagombye kuba yicaye kwako ararwaye muri no minsi ariko uko biri kose biraza kugenda neza nizere ko mu musengera cyane nubwo ari mu gisibo yafunza narwaye sinzi nimba abantu babasiramu bafunga barwaye cameraman ko bimezera yarago funga barwaye barafunga nyine kugira ngo basenge neza nkahise yakurwaye biragenda gute turamurwaza ariko turamusabira ku Mana umukiza. Okay nende kuganira na cameraman ndetse n'undi muntu umwungirije inyuma yanjye nandi kubabwira nti tugiye kuganira byinshi mu bintu mutamenye uko muri no si tugenda duhura nibazo bigiye bitandukanye ugasanga hari imbogamizi zigiye zibaho na benshi bagiye bafite ibibazo bigiye bitandukanye dusubira inyuma ho gatoya ku kantu kajyanye n'abaganga biyitira ibyo badakora. Nyamuneka wowe muntu ushaka kuvuza umurwayi wawe itondere hanze hano urugaga rw'abaganga gakondo gwasubiyemo hari benshi bagiye baka ubushobozi bwo kuba batabashije kuvura ari nayo mpamvu muri minsi bakigenda bayiteratera imigeri kugira ngo ubone imibereho ko ari byari batunze ugasanga batuburiye abantu. So nge nkaba narigeze gufata inkuru yaho kabigenderamo kandi baravuye muri urwo rugaga. So mukwiye kubanza kwitonda mbere yuko mwoheza amafaranga yanyu mwebwe ubwanyu baza umunyamakuru akoze ikintu ese ibyo bintu nibyo koko niyo nabana bagiraga. So katubakire kuri mikoro meze neza cyane ndazo kwishimira kuko nayo iri gukora meze neza nawe meze neza yo. So cyagiye turi kwa muganga naje mbatunguye gusa nari mfite amakuru yuko mugiye kujya nubwo mwabimpishe ya budget ntimuzaze ariko naravuze nti nk'umutananirwa mugenzi wanjye ararwaye igomba kuza ariko nongewe reka nze noneho nanjye ngikurikirane ruzungu kubwo amahirwe badukubitishije umuriro ariko umuriro wari wineza kugira ngo umubyeyi warurwaye aze gukira. Ukimara gukira wumvishe umeze ute? Wumvishije hari impinduka zije mu mubiri wanjye. Yego. So hari ikinini wamaze urwaye? Yego. Mbere yuko urwara urakibuka ubuzima wari urimo muri icyo gihe? Ndabwibuka. Byari bimeze bite kuri wowe? Twari tubayeho mu buzima bwiza.
nyuma rero nza guhora n'uriya mugabo uriya muganga yavuze biza kurangira agiye mu bapfumu akora biriya kugeza uyu munsi rero ibyanjye nawe bikaba biri mu nkiko turacyategereje muri kuno kwa kane tuzajya kuburana. So kuya wo muhure ndagira ngo uduheze story ndende uko byagenze kugira ngo byibuza n'abadukurikiye babasha gusobanukirwa ko ari igihe ushobora gusanga story yakubayeho ari no yabayeho undi muntu ugasanga hari byakubayeho bibi hari n'ibyiza ushobora kuba waragiriye. So hari umuntu ushobora kubona inama muri story yawe uko byagenze gute kugira ngo bive aho byari biri bikagera aho byari bigeze mu kano kanya. Mu busanzwe ndi umumama w'abana 3, uyu niwe mukuru akajyana n'abasaza be 2. Papa wabo rero yaje kwitaba Imana, nyuma yuko amaze kwitaba Imana nza guhura n'uriya mugabo Zakariya turabana. Yaje adusanga mu mitungo umugabo yari yaradusigiye, urabizi ko abadamu duhita dushiduka birangira nyine tubanye. Ubwo uyu mukobwa yari yaragiye gushakisha, we rero yahise ashaka uko yigarurira imitungo yanjye. Yego nubwo buryo byagenze. Twari tumaze hafi imyaka 2 tubana nyuma yuko umugabo wanjye yitabye Imana. Yego. So hariho igihe kinini cyabayeho utari kubana n'umukobwa wawe ari nabwo havutse ibibazo nyuma y'ibyo yaho ngaho byagenze gute? Ndabibaza n'umukobwa kuko ni nawe akenshi byabayeho ari hanze y'igihugu, uri hanze y'igihugu kugira ngo bize kugeraho baguhamagara ngo mama we ararwaye, byagenze gute? Shangazi niho wamamagara arambwira ngo mama wanjye ararwaye kandi ararembye cyane. Nibwo nahise mu mafaranga make nari maze kubona, byahise biba ngombwa ko nahanza gushaka umuvuzi wamumvurira. Abavuzi bose nagiye mura nabo nta n'umwe wagiye umuvura, bose banyitaga. Tukiraho gatoya ukiri hanze warahamagara arambwira ati ese hari umuganga uzi wizeye ngo nzaze tujyaneyo? Ndari ndakubwira nti njyewe muganga nizeye ndamufite, ariko kano kanya njyewe nakohereza nimero akagufashiza naho uri, cyangwa niba umubyeyi wawe ari mu Rwanda akagufashiza. Urambwira uti wapi, abaganga benshi barandiye, nshaka yuko nza ukanjyana kuri uwo muganga. Yego komeza nta kibazo aho warugeze. Ubwo ngubwo nyine nyiza ubwo ngubwo ngasanga abantu bose banetse imitwe, naje gusubirayo ndongera nshaka amafaranga. Ubwo nyine nyuma yaho yuko nza nibwo naje kuguhamagara, nibwo wamuje n'uyu muganga. Ariko mbere ya byose ngomba kugushimira kuko umuganga wamuje nawe nyine arashoboye cyane. Yego. So hari ushobora kumva uvuze gutyo wenda ngo arashoboye cyane, ariko mu minsi yashize ku kiganiro wakoranye na Isaka niba nibuka waravuze ati yanteye ubwoba bwo gusanshakira undi. Wizeye ute ko ashobora kukuvura noneho? Naje kubyizera nyuma, gusa nyine nari mfite ubwoba kubera ko nararaga ndota ibintu byinshi cyane. Narotaga nkagira ubwoba, nkatekereza ko bishobora kongeraho ingaruka. Nyuma ya byose nyine naratekereje ndavuga ngo umuntu wakoze biriya bitangaza byose n'ibindi ashobora kubikora. Ubwo nibwo nyine nahise mfata umwanzuro wo kuba namuhamagara akamuvura, ariko ibyo yakoze nyine byarakunze kandi birananshimisha. Okay. Mubyeyi, ni igihe kinini wari umaze urwaye. Yego. Hari na benshi cyane bafite ibibazo bigiye bitandukanye nk'ibyo ushobora kuba warahuye nabyo. Gira inama ushobora kugira abo babyeyi bameze gutyo bahuye n'ibibazo wahuye nabyo by'umugabo wawe gutya. Hari na benshi bahura nabyo none barasezeranye, ugasanga habayeho imanza z'abantu basezeranye, kugira ngo urumva iyo basezeranye bigomba guca mu rukiko. Gira inama bagira. Inama nabagira bajya babanza bagashishoza, ntibahite bizera ako kanya. Isomo wakuyemo mu bintu byakubayeho niriye? Isomo nakuyemo
ni ukubaho mu buzima bwanjye nshishoza kandi nkagisha inama cyane cyane umukobwa wanjye. Bivuze ko nta mugabo n'umwe ushobora kwizera birangiye ntabwo uzongera gushaka umugabo? Ntago mbizi ariko birashoboka ko nazamubona cyangwa se abagabo bose rega ntago ari kimwe. Yego. Birashoboka ko uzamubona? Birashoboka ko nzamubona ufite umutima muzima utameze nk'uriye cyangwa se nkatuza nkarera abana. Yego. Ku ruhande rw'umugabo abantu bameze nk'ura mugabo wawe Zakariya wabagiriye inama? Nabagira inama yo kudahemuka kandi bagakoresha amaboko yabo kugira ngo bagire icyo bageraho. Yego. Wowe umukobwa ukiri mutoya nkawe, hari benshi cyane ushobora gusanga bafite ubuzima bwabo bakiri batoya, kuko akenshi na kenshi ushobora gusanga hari benshi cyane bishuka bakajya wenda nko mu ngeso mbi, wenda kadushima Imana ko igihe kigeze n'ubundi urabyara nta bishuko byigize bikugeraho. So hari benshi cyane rero bashukwa n'ibishuko by'uko hari ubuzima barimo, ugiye wenda umuntu akaba abayeho nabi avuga ati wenda ndi hanze y'igihugu, hari n'igihe nshobora kuba mburaye ariko kanjye ku muhanda nshaka amafaranga ku muhanda. Gira inama abantu b'abakobwa bajya ku muhanda gutega nkaho ari ako kazi konyine gashobora kubatunga kandi kariho. Abakobwa rero ukuntu nabagira inama, nta kibazo ukomeza ubwira. ukuntu nabagira inama rero kugenda gushaka abagabo si wo muti w'ibibazo. Icya mbere ni uko bamenya ubwenge bagashaka akazi bagakora. Ntabwo ikibazo kibaye cyose ari ukujya ku muhanda mu mihanda ngo gushaka. Kuva aho wari wagana n'umuntu wigeze gukora ibyo bintu? Wari wagana n'umuntu wigeze gukora ibyo bintu? Twaraganira. Yakubwiye ko ibibazo bahuramo ari ibihe? Bahuriramo kuko baba bahura n'umuntu nyine akabakubita, akabambura ayo bavuganye. Yego, ngo cyangwa agahita yafungisha. Kayafungisha. Yayohereza kuri telefone. Akayohereza agahita ahamagara kuri MTN ngo yayayobe. Okay. Ibyo byose bagenda bahuraho nabyo. So, weho ku bwawe ntabwo urashaka umugabo. Ku bwawe icyifuzo ufite wumva ko ushobora gushaka umugabo umeze ute? Umugabo umeze ute? Njyewe mba numva nshaka umugabo nyine witonda, umugabo nkunda, nyine nanjye nkabibona. Uguhesha agaciro. Agakubahira icyo uri cyo. Kuko none buriya none dukoma urusyo dukoma n'ingasire, hari abagabo bananirana, ariko none hari n'abagore bananirana. So urusyo n'ingasire rero tubikoma. Kuko buriya nta byera ngo de, niko bavuze. Kuko hari igishobora gusanga wowe mugore ushobora kwitwara nabi, ariko tugarutse inyuma ho gatoya nk'ibyakubayeho, urasanga wowe hari ibyabaye, urumva biba biturutse kuki ku mugabo. Umugabo aragenda akunyaga bya bindi byose, imitungo yawe bitwara, injira kuroga kugira ngo utazagira icyo uvuga, kugira ngo ubure ubwenge, biza kurangira umukobwa wabimenye kuko yari hanze y'igihugu. Ariko ubwo yarari hanze y'igihugu, we yaragerageje uko bashije. Tunamushimira cyane ko hari abana bari hanze y'igihugu cyangwa se wenda banari no mu gihugu imbere batabana n'ababyeyi babo, ushobora gusanga atitaye ku babyeyi be. Hari benshi cyane bimeze gutyo. Tumushimire cyane. Ufite gahunda yo gusubirayo ryari? Muri iyi minsi ntabwo nabitekereza kuba nasubirayo. Kuva mama wanjye yarakize ngewe bibaye na byiza no gusubirayo sinanabikunda. Ari business ushaka kuzaronshinga bino minsi wenda kugira ngo tuzabashe kugira wenda nko kugushyigikira, kugupromoting kugira ngo ugire ibyo ugeraho nk'umuntu wahuye na struggle nyinshi ndende uri hanze y'igihugu kagera no mu Rwanda. Hari business utoye gushasha kuzasora. Cyakeneye kubitekerezaho. Okay. Mubyeyi rero ngewe nta byinshi cyane navuga, kuko ubundi barajya bavuga ngo mwambari w'umwana agenda nka se cyangwa nyina. Uko ntabwo uvuga se gusa ariko na nyina barimo. Aka kanya uri se na nyina.
kuko umundi mubyeyi ntawe yarigendeye. yego So rero kano kanya umwambari w'umwana agenda nka se na nyina. yego So katuguje rero wabyaye neza kuko biragoye cyane kubona umuntu ushobora kuri hanze mu mahanga ngo ze yiteho nyina. Abenshi cyane baragenda igihe ushobora gusanga babayeho mu buzima bubi, igihe ushobora gusanga babayeho mu buzima bwiza bakirengagiza, ariko kano kanya kadushimire uyu mukobwa wagerageje. yego rwose Yaciye muri struggle ndende kugira ngo amenye umuganga nyakuri. yego Ntabwo naguhisha nishaka reka mbikubwire. Twaragiye tujya kuri uwo muganga. Tumugezeho dusanga yatwite, dumena nkaho yatwitewe nkaho nigeze muteguza. Twagiye tubiva tugiye kumugwaho. Tumugezeho nsanga ari ku muryango ati muze tuganira, nta kibazo ndabizi ko ari njye muje kureba. Uriya wakuvuye. Turangije twageze ko uyu ngo yari yababajwe kenshi cyane. Wenda tunisegura kubigeze batubona, urumva kugeze babona uyu mukobwa wenda yambaye ubusa, ariko ntago yari kubwe. Yo kubera imbaraga ze zamugezeho nawe ubwo atabasha kukontorora. So turangije tuhageze icyo gihe uyu ngo aravuga ati ntago weho wabasha kumvura, ko yaramureba akavuga ati uracyari muto kandi nzi ko abavuzi abakiri bato bashaje cyane. Amupinze avuga ati aho mwambitse ubusa. So rero ushobora no kuzabona ku mbuga nkoranyambaga kugenda bicacana akabona umukobwa ngo yambaye ubusa, ariko ntago byari kubwe, byari kubw'imbaraga za muganga y'ibyo yakoze, kubera ko yaramupinze naho yahereye avuga ati uyu muganga arashoboye, arakomeye, yabasha kumvurira umubyeyi. Wewe ndumuriro baduteje turi hara ku Gicumbi aho yari kuvurira ntago ugeze ubona, ariko twebwe twari duhari. Uramuriro wo wari ukaze. Wawubonye ute? Kwanza byivuge. Ngize ngo tugiye gushya twese neza. Ugize ngo tugiye gushya. Yego. So wenda nko muri minsi mubayeho mute, wenda ibyo muganga yabemereye ko azongera azanabaha n'ubutunzi akazabagaruriza n'ibyanyu, byo bimeze bite? Muri kuvugana? ntago turavugana muri ino minsi, ariko kuko twabonye ko avugisha ukuri, twizeye ko ibyo yatubwiye ari ukuri, turacyategereje. Muri iyi minsi rero ubuzima ntago bworoshye, ariko turi kubinyuramo nyine. So katubwire abantu, wowe aho uherereye hose mu mujyi wa Kigali, wagana ku mumama wita Oliva, afite akabari keza cyane gafite ibinyobwa bigiye bitandukanye. Wowe unywa amawayini waza ukayasanga, wowe ushaka kurya inkoko, ushaka kurya icyo washaka cyose wacyasanga. Uherereye hano ahagana aho bita kwa Grameri, umanutse umuhanda w'amabuye uva kuri Ripe, umanutse hepfo ahantu bita kuri parikingi kwa Grameri, wahamusanga akakugezaho ibinyobwa byiza bigiye bitandukanye. Turamwamamarije ko n'umwana mwiza cyane, akora ibintu biciye mu mucyo. So dusoza, reka tubashimire mwese twabanye. Ntago babyoroshye kugira ngo mbagere bano bantu, nyamuneka akenshi ubusanga mudashaka no kujya kuri kamera, ariko katubashimire ko bamwatwemere ko tuganira. Twabasanze mu rugo uvuga nti nshaka ko tuganira, ntago yabyoroshye, ariko nyamuneka mukomeze kwihangana, kandi ndiza yuko iyo mitungo yawe izahugarukira nta kabuza, ko muganga warangiye namwizeye ko cyane rwose. So mwese mushaka kwamamaza ibikorwa byanyu, muhamagara nimero iri kuri screen, hanyuma mubashe kwamamaza ibikorwa byanyu bibashe kugera kure. Muri no minsi hari benshi cyane bamamaza, ugasanga barimo ibyo bamaje bari kubeshya, ariko ibyo tuvuga biba biri mu kuri. Mukore subscribe ku Kigali News 50, Large Empire cyo 50 ku Murongo TV. Mukore subscribe aho hose, narakishe neza na comment kugira ngo tuye tubasha kubana ibiganiro byacu bya buri munsi. Yeni giti te pass ugacyatana tuzakanze mebere bishambre byabufuta yabademu cyangwa se gahankananiye abagurnye musenge, nyamuneka Isiyaka aracyarwaye. So abantu muri Ramazani mufuture neza. Hari abantu bafunga, hari n'abadafunga bakegekaho. So reka tubasuhuze mwese muherereye hose, mukore subscribe. Imana ibarinde.